kandi mu rugo rutari urwaye gutaha saa sita cyangwa saa munani ukubyumva yakubura turi kuri bwa buce no bubyimbye mwana man ibindi yukoze icyiza kiri ngiye ikintu maje kubona icyiza kirigura man isura byutse byanzenge nakwama nakini izindi nge nakwepa ku buryo nawe utazicuza ukababara abiri forever isura mutse byanzenge nakwama nakini izindi nge nakwepa ku buryo nawe utazicuza ukababara abiri forever so rero wipanika udatusha gato tugaparika nge nanjye nkakubura kandi urabizi sinakwamwa nibagiye gutanga shout Gwa ikaze we ukomeje gukurikira gahunda zigiye zitandukanye za Ova TV nizere ko ibintu byose bimeze neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba umujyi wa Kigali nawe udukunda bibere muri diaspora niba utarakora subscribe ari ubwa mbere ugeze hano kora subscribe fungura inzogera sharing mugenzi wawe hano kugira tujye tubana amakuru agiye atandukanye ibiri imihanda byose hano kuri Ova TV turacacambwa murabizi kora subscribe fungura inzogera tujye tubana so MCV Masafu Separimana International Sir Badman Mr. Kubit umunsi rakiriye ubusare hari imbere yaje ejo bimeze bite Silence nago ni fresh ni neza ni fresh man ariko ntangiye nkuvuga kandi nta muntu uvuga umusani man abari vuba vuba let's go nanjye nshaka gutuza nkabona uwo nkunda Bas give me chance kibere closer maybe tuzaba lovers that's it MCV neza bita nite Silence ibintu byose ari umutekano bituzimya Silence ase barigira izina Silence abari ryaturutse man Silence rero back then undi nge sungubura birabiri fair ariko nyine nge nakundaga iboro bya boxing right boxing habagamo umuniga bita Kevin Silence and then ngiye naramufanaga byatari ukubyumva rero mu kumufana kwiwe icyo gihe ubwo ngubwo byari like 2019 ubwo urumva nibwo umuntu aba ari kwinjira mu bintu by'imiziki n'iki numvise izina Silence numva biri artistique mu kuboro ndavuga why not naryita none amplis nakundaga no musani byatari tiwa ibintu byose bitacicye abari vuba bari gake mbundi irasa amasasu menshi ariko biri silence MCV ni neza cyane fresh man none se Silence bwa mbere ujya muri stu byari bimeze bite mutsambira ngira muri stu man uzi haso z'abasani zose abari zimwe by the way uko nyine abantu batangira bari kimwe muri ntago yabitandukanye tuko ngiye nkanje yewe nangira man ngiye nangira byatangiye ubundi muri 2019 gutyo 2019 urumva corona nibwo umupeti wese yari ari kwiyongoza ibintu byo kujya mu muziki nanjye burana kakojejeho umva ari kwijwara ukuntu ryaje ibintu by'amakaraza we n'amakaritsiye wiberamo naragerageje urumva ubwo ngiye natangire ku iboro bya record bya phone n'iki wiring buriya man buri muntu wese mu rugendo rwe aba afite ibintu ashima tu vendo n'umuntu aba atari ya boostinga n'iki ako ari intambwe umuntu aba yaratetu akagira hava nagera ko ngiye natangiye ndikodingisha telefone man taragira ubushobozi bwa stu tara uploadinga n'ibiki none ubu ngubu nayo nsigaye njya muri studio man nk'abandi basani ngafata session ugafata amashusho ukajya kwa director Ewana nuko nyine ibintu bitaye bitaho nkuko bishaka ariko ewana turashima Imana man inshallah muri stu ukora session nijoro cyawigiraho kumana ntago nakubeshya ngushyiremo ibikabyo ewana ndi neza muri stu mitangwamo saa 9 z'ijoro nabonye ari ukuntu abasani bambwira ati ngewe ari umusani twahuje dukora ka interview n'iki arambwira ati buriya ngewe session yanjye ni ijoro impamvu bayikunda ari benshi nijoro nta ma echo abarimo unatekereza neza una refreshinga n'iki relax bari neza ariko nkanje ngewe twebwe ntago tugira ntago ngira nyine ngo mvuge ngo nda recordinga nijoro ariko akenshi nkunda kwirecordingira man nkaka nijoro tu ariko haba saa 10 haba saa pro ambwe ibintu ni neza mitangwa bituga nko ati bundi free waza tugakompoza tukumva ni bari vuba muziki siri ukora ari kiri kuvamo
gake ukurikije man erega ibintu byaroroshye man haje ama social platform even though wenda waba utanabona ariko hari ukuntu ibintu babigenda kuko iyo watangiye urebwa n'abantu 100 man ugatangira kurebwa n'ibihumbi 3 10k man biba biri kugenda tu biba bikwereka ko nyine biri muri gahunda man kandi imbuga zose ni silence kabisa abakunzi ba TV ikintu cya mbere bakunda no gufata itafari bakarigereka kurindi ariko nawe urarenze vi abantu bagombe bakumenye byadaje n'iki oya akagacaro nagiye ngagezeho n'iki bacona oya naye nakubuze man ati wa musani ariko musani n'iki yabigomba kubasubiza tumusani silencer bari vuba indi number notification y'indirimbo ga silencer ibintu byo birahari kubahereza man ibintu birahari byinshi ati tuzaganire n'undi hano ni mu rugo urabizi umuntu abari muri haso n'iki umfatishije gutya n'iki utanone kuri Ofative magufatisha uri kuri muvuguru kaza ati silencer ntago nanjye nakanga kuza ugaca no kafi ticara hano iminota ngahe dusesegure turebe umuziki bimeze bite ubwo abantu imbuga zose nyine ni silencer Instagram ni silencer /kunu SFY SFY rivuze silencer silly for you kwako akaintro kanje mu ndirimbo silly for you such like that bijya kuri Instagram yanjye SFY kuri TikTok ni silencer silencer hose ama audio ama social platform zose zicuruza umuziki ni silencer man byose ni silencer official ibintu birarenze biri tough ntago bakuva kuri ibintu biremereye nyine bizagera igihe man smart of time musana ukihiringa nyine ugakora ibintu nka biriya bya danje abantu abakunzi ba TV ndifuza ko baza kujya kuri platform zawe no mpamvu zikubajije kuko ngiye of course ndazizi ntabwo byari nko kujya urongere nzikubaze ayo mpamvu zikubajije kugira ngo n'umukunzi wa TV abantu ugeze hano aze kujya kureba kuri Silencer official kuri YouTube kuri Spotify kuri Audiomack kuri Apple Music arebe nyine indirimbo za Silencer yumva ubuhanga waduhaye ka intro gatoya aho naza kugora indirimbo heruka gusora udushiriyemo akantu gatoya niriya ball niriya ball nayo ngushyiriyemo kabisa ubwo rero urambwiriye watangiriye natangiriye kuri ball apana izo recording phone iyo recordinze bwa mbere muri studio izo na recordinze muri studio okay indirimbo natangiriyeho bayita Chocolat uraza kuduha aga clip gato ntacyo bitwaye kandi kazi se twasabye twagiye wenda nuko umuntu abari kwirukana n'iki ariko vuba ajya avuga ngo iki ihangana ntabwo meze neza n'iki urabizi nawe ese urabyutse ubyansenge nakwama nakina izindi nge nakwepa ku buryo nawe utazicuza ukababara biri forever ese uramutse ubyansenge nakwama nakina izindi nge nakwepa ku buryo nawe utazicuza ukababara biri forever so rero wipanika udatusha gato tugaparika nge nanjye nkakubura kandi urabizi sinakwamwa cyaza urarenze man appreciate man nagubaho bro urarenze man gake tu gake nirwo rugenda ariko niko biba bimeze man vuba man ariko yani ufite imirongo none ufite ukuntu uziko twari nangiye kujya mu rukundo man uziko Chocolat yagize wari ngewe neza abana ntago bakibyumva vi barabyumva bashaka si ama freestyle y'imijinya man izi boro nizo zigenda te man urukundo ngo rwabaye toxic man rukundo muri minsi nangiye ari akaboro mfite ari boro ifite stu ugiye gusora yindi imishinga irari myinshi byatari ndakuzuza imishinga gaho gufatisha gihe byarangiye next ni gupanga drop kabisa fresh ndabahereza imiziki man nibyo abanyarwanda twifuza natwe nyine dushaka ikintu kinini dushaka nyine ibintu byinshi fo hafi uzi kwijandika muri bino biboro ukavamo nta n'ikintu ukoze warabyiyemeje abari fo byatari niyo mpamvu umuntu nyine abariyemeje umuziki ukore man ukore kabisa turi mu gihugu cyiza kiri supportinga amakonseri arategurwa ariko nuko yakoramo ni ikindi nabyo nyine no gutegura man ndakeka umuntu yabonye ibintu bya ikintu cyiza man kirigura uko nyine ngomereho ikintu cyiza kirigura nkuko bivuze gakwete yo kasozi ku isoko ari keza karagurwa baragaharana rero no gukora umuziki mwinshi bro
Ewana speaker natwe tugiye kuzishyushya tuzaragura zishyushye vi afi barakuzi cyangwa urawishimye makare baranzi bare abakunzi ba TV baranzi manje bakuzi nubwo mbande hano gutya ariko ari kuboro n'iki cishamo naye nkitereka aho ngaho nshaka ko bakumenya nawe umuntu wishimye makamera uko tubaza ibibazo manje baranzi ariko bare rega zirabwese ari ngeze gutrayinga gukora imiziki n'iki ariko mbona ijwi ryanjye ntago ricuruwe ijwi se shawe ijwi mani ijwi yari ibintu byawe nose twese ko tutaba turi perfect cyane ariko iyo wumva ukora ubikunze mani ikintu cyose ukora ukunze mani ntari tagishowe sigo kiyati swa n'igihe nabyo byarya se oya nyine urumva wowe ucika intege vuba kubera ko nyine buri kwipushinga mu kintu agucyashobora kubashaka kuri mwiza mu kurimba R&B ariko wazangugiye muri hip hop gasanga birakugoye ni cyane bakagira ngo na skills ufite zo kwandika niki bireke uri umuMC uri V kabisa bazakumenya ni direct subize natwe katwiringe mu bindi biboro ariko muziki wawe Imana ndagukunda nagwize sinabikubwiye Imana nagwize gaye nitwirirwa nawo uri kugira ngo ubeshye abanyarwanda bari ariko rero kugufatisha rero nicyo kibazo twirirwa rero kugufatisha birangiye umfatishije umuntu avuye muri haso niki uhora muri move nyine uguro ari ukwirukanka mani Kigali se ubona ko inshallah abantu bageze hano bakore subscribe bafungura inzogera kuyikora barayikora mani uzi umuntu wabishye inyuma y'iri shusho esha nawe bazamumenya bamwita Jason Jason ndamubona kabisa Jason niwe iri shusho ryose nyine niwe badanje amajwi n'amajwi yo Mr K n'abari hafi shout out niyo mpamvu mbijwi ritari mikaraza na shout out to the team abazamura kari shout out to the team man kandi bakora ibintu bya danje man Mungu wanye mta Kagame Jason ndumva iryo zina rya mbere zina mubyeyi yarabirebye ati n'imbuga ze zose ni Kagame Jason abana nawe bamukurikirane kabisa niwe uba wishe inyuma y'iri shusho nyine nawe uri kureba ibintu biri gukureba ari iki nawe byahese ishaka ubura abeja turi kuri bwa buce no bubyimbye mwazi ako nirabyimbye ma Nuga kwa babandi nirabyimbye ariko cyane karabyimbye nirabyimbye ma barabibonye niki avini neza man nawe wabikoze twagera n'iki tureko twapushinga iboro byacu man ariko ari na musani ugishonesha abantu man atara dropping wapi nago bibaho nago twatucyahiye speaker wapi none se silencer yes sir man uyu muziki ego nago turagera twifuza kugera nago turitabirizo za Grammy ibyo bya BT Award nago turajyayo ariko nyine ndagira ngo ubwire gato nyine mu rugendo rwawe aka experience ufite n'iki mu rugendo nyine uru rugendo aka experience ni kimaze kwigiramo niki gikomeza gucarenga bijyanye na growth yanjye n'ama challenges mura nayo n'ibiki byose man nk'umusano ukishakisha n'iki ubona byo nyine ubungu umuziki warahenze byatari man subize usanga nyine audio yo yonyine iri hejuru above 100,000 sushana gasanga ama video ari muri 4 akunda avuga kuri bano twebwe tuba tukishakisha n'iki ubwo urumva niyo first challenge ugasanga ayo mafaranga uri gukora imiziki ugasanga sometimes wigomye ibintu man akwa kubikora ubikunze n'iki ugatanga igitambo man ukabikora that's the first challenge man ugata nyine birahenze byatari kandi twebwe tudafite aho kugaruriza cyane tu that's the first cya gatatu icya kabiri cyo ntago ujye uri umuntu guca intege man uko byagenda kose tijwi ndi kumva mikaraza reka nijwi man muri twadumbije natanze twaudio akaza kugira urugiri kunwihira wibuka abo nge narabashoboye njye abo narabashoboye kabisa nabashoboye nge ibyo ntago mba nkibirebaho kabisa ariko urumva iyo niyo first challenge usubiye iyindi niyi man ibindi yukoze icyiza kiri ngiye ikintu maje kubona icyiza kirigura man kandi music y'u Rwanda urabona kiri gutekinga over man overseas ona abaji bacu basigaye bakubita element nabonye afite how many streams kuri noza kuri Spotify ahani 100 million Bruce Melody niyo wa mbere kuri Spotify really mu Rwanda sinzi nabonye element ejo bundi man afite ama streams menshi byatari ngiye bira biboro ndabikunda byatari nyine music bari abaniga iyo bari kudushyira kuri map
natwe iyo tugeze ukamuvuka gatoya ku boro hari ku boro natwe duhita tumenyekana byatari. So nyine music y'u Rwanda iri kuba global kuntu na nyine ikiza kirigura man in time wa boosting kabisa n'abari neza. That's it. Urugendo ubundi ndumva urugendo rwawe rutarimo ibisitaza byinshi cyane. Ibisitaza ari ikintu nanibagiwe bijyanye no kubikora umuryango utabyumva. Wigize umusani wanyu batabyemera. Nkanjye ngiye natangiye music home batabyemera man. Home batabyemera ndakeka man nibagiye gutanga shout out. Uncle wanjye man. Shout out to him Davis kazakira kino kiganiro man. Shout out to you uncle. Yaani niwe muntu wa mbere wanyumvishe man. Till now. Imana mu bless. Till now man niwe muntu nyine unyicaza akambwa ati yo dukora iki man. N'ubushobozi bucyafite aka. Naje nkunda umuntu umeze gutyo nyine nk'umuntu ufata umubyeyi. From a first step urumva ndamwumvisha. Ambwa ati jya muri studio njyana muri studio bwa mbere man. Shout out to you uncle. Aho uri hose urabizi ko we locked in man. Urumva man naje ndikubwira. Umubyeyi wemera gusapotinga ati kora ikintu ukunze. Urumva first nago mu rugo babyumvaga deja nyine uwo mu uncle kumva ngo uncle arankigikiye none bakanabona ko ibintu byanjye bifite ubundi umubyeyi byanga mani bitewe nuko wagiye mu muziki batangiye kwinyweshwa ibintu byo drugs gusa nk'ikigegera ibintu nk'ibyo nawe urabyumva ariko iyo ukora inshingano zawe mu rugo amanota twe twabitangiye tukiga mani mu high school amanota usangaga conduite kari neza bati ibintu uko biri ko byagenda kose biri neza batangira kubyumva gutyo nyine tu birangira babikunze tuvugana hanga man mom wanje no OG abayumva tuziki twajya kabya yari abari kugukina yeah that's the same shout out to my mom and my dad yeah for real. Umva n'ibintu byiza bana guzi gukora ikintu mu atacyumva bira biboro byarangoraga kuko hari nk'igihe najyaga nko muri studio urumva bagahita bakwicaza ugatangira session nka saa 5 kandi mu rugo rutari urwaye gutaha saa 6 cyangwa saa 8 uri kubyumva utaha saa 6 cyangwa saa 8 man ni ibintu bitumvikana birangira uvuye iwanyu ariko ngiye shout out to them baranyumvishije mwe muracyari kumwe nyine muracyari kumwe yamamaga akambwira ati yo silence uri hehe ndi muri stu basanga nakwita silence ababyeyi banje barabizi ni pao silence agushimire mari shout out to you nawe man nugufatishe twiruka ariko batubwire niba bategereje part 2 man part 2 irari muri comment batubwire man numfatishe nawe mba ndi kwirukanka n'icyo urabizi akwe tuba turi kumwe ariko for the part 2 tuzaza twiteguye turi neza wana dropinze man kuzana wa dropinze iri aboro abanyarwanda tukabumvisha they better watch for real 4 kana asante man 4